Hello, ndabashuhuje bakunzi ba Rwamika TV. Nkuko bisanzwe rero ni mwarimu mbangutse muvugana, ni mwarimu mbangutse ubasuhuje. Nkuko bisanzwe rero abafana banje, bakunzi banje, dufatikanya kwiga gucuranga igisirimba n'amasebeni. So rero uyu munsi nibyo tugarutsemo, ngira ngo ubushize nashizeho igisirimba ncuranga gusa, ntago kwari ukwigisha, naracuranze nubwo nabaye nk'uwandikaho ngo kwiga gucuranga, ariko naracuranze gusa igisirimba. So tugiye kwiga rero uyu munsi, turiga. Ndagira ngo ukurikira, urebe iyi video uyirangize kugira ngo ubashe gufata ibintu tugiye gukorana. Ndagira ngo nibutse abantu, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel Rwamika TV, niba ari bwo bwa mbere ugezeho, kora subscribe, ufungura inzogera, amasomo tuzajya dukora yose akugereho uri uwa mbere. Kandi nshimira buri muntu wese wayikoze, umuntu wese waba warakoze subscribe. Imana yo mu ijuru muheze umugisha, ni inkunga ikomeye mwaduteye. So arakantu tugiye kwiga ko mu gisirimba keza, hari sinibuka umuntu wabinsabye ariko yarakanyohereje kuri WhatsApp yanjye arambwira ngo nzakigishe. Ubwo rero agiye umugisha, arasubijwe. Kandi n'abandi bantu bajya bansaba ibintu, nimba nabikoze si ukubasuzugura, no kuri inshuti zanjye. Hari abansaba ngo nge ngo mbigisha ngo gusetinga piano ya 450, 650. Nubwo uri kwa izo piano ntazo ndabona, ninzigeraho kunyine kazibona nzozibereka. Ariko ubu nyine piano yo mfite ni iyi ngiyi, muraza kwihangana ni 3000. Tuzajya dufatikanye ibyo ndimo ndayikoreraho. Kandi tugiye gucuranga, ndagira ngo ukurikirane iyi video uyirebe uyirangize, dukorane neza, turiga ibintu bibiri uyu munsi. Aha twagiye. Ndakoresha ijwi bita wiso warishakira muri iki cyumba iki, ukaza ngiri hano, kansaye kamera ryerekane neza, ndareba rigaragara ukariyemeza. So niryo jwi rero tugiye gukoresha. Aka kantu niko tugiye guheraho twiga. Umuntu wari wakansabye ariyizi, ndamushubije. Ndakeka arimo arabibona kubera ko namusubije, kandi n'abandi tuzabasubiza. Ntago ari ukubirengagiza, tuzabasubiza no kuri mutegereze mwihanganye. Kandi ndabizi ko nibi ngibi naka tugiye gukora kakugira umumaro. Aka ni akantu wacuranga mu gisirimba, kambe nk'uwihutisha wagasirimbiramo rwose, ni akantu keza. So tugiye kureba ukuntu rero ndimo kugakora twitonze, nta beat irimo. Ngira ngo iri nota mwese muraribona, nta muntu utarizi. Niri ngiri guys, mukurikirane neza murebe. Jya ufungura video uyitambike nyine kuri telefone kugira ngo urebe. Akantu karimo karadufasha kuvuga ngo ta 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 ta
hari icyo bita pedale. Ndagira ngo cameraman ye atunge ku ntoki ku rutoki ngiyi pedale. Ahantu bizakugora kiretse niba ufite wenda piano yapfuye pedale, hari pedale amapiano aba afite pedale yapfuye, ariko niba ufite pedale nzima biraza koroha. Ni ukuvuga ngo niba mfashe iri nota urahita uzamura kuri pedale. Cameraman agerageza bibalansinge. Tuzamuraho urazamura ukarekura. Nizere ko bigaragara, ni pedali ibidufashamo. Okay, noneho twagiye. Video birangira utayicicirizamo hagati, inyuma hari akandi kantu ngiye kubigisha keza kanaryoshe pe. Akandi tuvaho hari akandi ndi bukurikizeho keza cyane. Amanota turimo turakoresha. Nizere ko mubireba. Guys, aka kararangiye. Bateye amatsiko y'akandi kantu kagiye gukurikiraho. Hari akantu mwagaza mwumva bacuranga, muraje mukumve kandi ni keza cyane. Ndagira ngo mugire amatsiko namwe tugiye kukiga nako gakurikira. Aka ni akambere, tugiye ku ka kabiri tukarangiza turama dusoza. Ukurikirana iyi video irangire neza. So kadukore exit none sasa. Ikintu turi buhinduremo turahinduramo ryajwi nababwiraga ngo ni Muza wiso. Nibyo jwi turi buhinduremo. Dukoreshe kamera cyane flash hano. Voice yanjye ni hari aho zuko ni utwara abantu bambye ngo ntabwo bazi gukura beat kuri piano bayishyira kuri flash cyangwa ngo gukura beat kuri flash yishyira kuri piano ndatanga. Kandi iryo somo ririho nararikoze narabyerekanye. Ariko nitoza kubona kanya iminota itagiye turaza nabyo kubyerekana ntabwo bigoye. Noneho akandi kantu tugiye gukora, ndakabatuye shaho. Ndakabatuye mugira amatsiko keza cyane kandi kamaze iminsi gatwika mu gisirimba. Tugiye gukoresha ijwi rya kabiri, tugiye gukoresha ijwi bita solid guitar nk'ibisana. Niba ufite solid guitar muri piano yawe niyo uzakoresha. Jewe nuko hariho izina ryanjye ariko ni gitari n'ubundi nanditseho mbangutse. Noneho muri ati 1 dufitemo stage nk'ibisanzwe. Noneho light 2 ni gitari. Aha, ako kantu rero shaho mukumve. Kubera ko ngiye transposer yanjye iri hasi cyane nayimanuye muri -7 iri hasi. Ngiye kuzamura ntuza yayo octave nyishyire nko muri 0.
noneho aya mapiyano, niba ufite piyano y'ibihumbi 3 ndagira ngo wenda uzahanu sustain yayikorera, uca hano kuri voice set, kuri voice effect ugakandaho sustain, urareba iri off ukahita uyishyira on. Hari izindi piano rero bitasaba ngo uce muri aya mafunction. Hari izindi piano ziba zifite za nka 750, 710, 1100, 630, ziba zifite tuba turi abene nk'aha ngaha nyine. Sustain yayo birahanga urayikandika ku mutuku igakora, washaka kuyikuramo ukayizimya. Ariko ngiye kugira ngo nyigereho ca hano kuri voice set, bakahita bayinzanira hano, nkakora on, nkayishira on, ubundi yari iri off, murabibona. None ngiye kubera akantu tugiye gukora birasaba kugira ngo ijwi ryawe piano ube wayishize muri sustain, niba ari sustain. Nzambabwira ko ntazi icyongereza neza, nize mu Gifaransa. Ukayishira on, niko kantu tugiye gukora sasa noneho. Urumva iyo uyishizemo, uyishize on, ijwi rivuga nkaho rizema akantu ko kwirangira ka echo. Ngiye kwihutisha tempo, akantu ngiye kubigisha nibwo kari buryohe. Murareba none ibintu birasa nkaho bigoranye, ariko ntabwo mwebwe mushirike ubute dukore mwana twiga umuziki turebe ibyo ari byo. Mbo turabikorera murareba inota rimwe ryari twakorera mu kakano ngo no tugiye gukorera hano. Uraya niba mfashe gure ndakwe tuhite tumanuka muri 4, tuhite dufata 5 4 muri 5, turakubita hano tumanuke muri 4, twongere dukubite, dufate iyi fa, twongere dukubite, dufite 5. Noneho base ndagira ngo cameraman byose bigaragaza. Guys,
ndakeka ni ibi ngibi n'utu tuntu nari nabateguriye just kubigisha. Dukurikirane neza turebe video nirangira ngo usubizeho, ndabizi ko uzayifata. Sasa ya mangana umuntu yarampamagariyemo, reka